twongeye kubasuhuza cyane inshuti zacu abakunzi ba BBM official gatatu. Twongeye kubaha ikaze muri cya kiganiro aho turimo turabasomera igitabo cyitwa Choosing a Marriage Partner, guhitamo uwo muzashakana. Tumaze kubagezaho uruhererekane rw'ibiganiro, icy'uyu munsi kikaba ari icya kane, aho turi kurebera hamwe amahame cyangwa se ibyo umuntu akwiye kwitaho mu gihe ahitamo uwo bazashakana. Uyu munsi abanditsi ba kino gitabo baratubwira ko uhitamwo uwo bazashakana agomba guhitamo umuntu umushimisha, wa wundi ureba akakunyura ukumva utewe ishema n'uko ateye, biriya twita physical appearance. Hari umugani wo mu Kinyarwanda cyangwa se abantu bakunze kuvuga bagira bati urukundo ruba mu maso y'ureba. Nibyo koko, urukundo ruba mu maso y'ureba. Gushakana bisaba guhitamwo umuntu ugushimisha kandi nawe akakwishimira, mbega mushimana. Nubwo abantu bose baremwe n'Imana, Bibiliya ubwayo ivuga ko Rasheli yari mwiza kurusha Leya. Ibi tubisoma mu Itangiriro igice cya 29 umurongo wa 17. Bibiliya kandi igakomeza ivuga yuko Abusalomu yari umusore mwiza. Nabyo tukabisoma mu gitabo cya 2 cya Samweli igice cya 14 umurongo wa 25 kugeza kuri 26. Rero kuba wavuga ngo umuntu runaka ni mwiza bishingiye ku mirebere yawe ntabwo ari icyaha. Nyine ni uko amarangamutima y'umuntu ateye, nuko umuntu aremye. Uko ubona ibintu siko runaka bibona. Mu gihe uhitamo uwo muzashakana, ni uburenganzira bwawe guhitamo ugushimisha. Hitamo rero uwo ukunda n'umutima wawe wose. Niba ushakanye n'umuntu ubona atakurura amarangamutima yawe, nubwo yaba ari umwana w'Imana, bizagorana kugira ubusabane bukomeye. Hitamo umuntu ukunda kandi ugushimisha no mu buryo bw'amarangamutima yose abashakanye bahuriramo. Birumvikana ko ugomba gushaka umuntu ufite umutima mwiza kandi ufite isura nziza cyangwa ubwiza bw'umubiri. Ntuzashakane n'umuntu kubera kumugirira impuhwe. Impuhwe nizishira n'urushako rwanyu ruzarangira. Hari ugira ati reka mushake nzamufashe kuva mu bibazo arimo, wenda ubonye abayeho nabi. Ariko umenye ko izo mpuhwe umugire zo kumufasha nta sano ifatika zifitanye n'urukundo rw'abashakanye. Nyamara ubasha kumufasha ariko utagombye kumugira umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, kuko bifite kuzagera hagati bikagorana, za mpuhwe wamugiriye urya munsi zikarangira. Ni icyaha gushakana n'umuntu udakunda, ariko kandi ugomba kumenya ko urukundo atari amarangamutima gusa, ahubwo ni ihame. Urubyiruko rukunze gukunda umugani uvuga ngo urukundo ni impumyi, ariko si ukuri, kuko urukundo ntabwo ari impumyi. Ahubwo urubyiruko rwibwira ko ruri mu rukundo rufata icyemezo cyo kwirengagiza ibibazo by'amarangamutima rushobora guhurira nabyo muri urwo rukundo. Hari n'undi mugani uvuga ngo urukundo ruri mu maso y'ureba, twawubonye haruguru. Ariko menya neza ko ibyo ubona ari urukundo nyakuri koko, ko atari ukwifuza cyangwa irari rya muntu ry'umubiri. Ntuzashakane n'umuntu udakunda wibwira ko urukundo ruziyongera nyuma yo gushakana. Ntuzatume umuryango, umuco cyangwa se impuhwe bikugusha mu mutego cyangwa se bigushyiraho igitutu cyo gushakana n'umuntu udakunda. Gushakana bifata igihe cyose cy'ubuzima bw'umuntu. Ugomba rero gushakana n'umuntu ushobora kuzakunda ubuzima bwawe bwose, kuko ntari mahitamo ya kabiri uzabona. Ubwiza bwo hanze n'ubw'imbere byombi ni ingenzi kugira ngo habeho umubano mwiza. Rero ntuzashakane n'umuntu kubera igitutu.
shaka umuntu ugushimisha no mu buryo bw'amarangamutima mpuzabitsina, kandi wibande ku kumenya uwo muntu mugiye kubana. Tekereza ku muntu uzi neza. Bavuga ko umushukanyi uzi aruta umumarayika utazi. Iyo mvugo isobanura ko mu gihe uhitamo uwo muzabana ugomba kuba umuzi, ugomba kumenya inkomoko y'umuntu ugiye gushyingiranwa nawe. Bano banditsi muri kino gitabo Choosing a Marriage Partner hari amakuru y'ingenzi baduhaye umuntu agomba kuba azi mbere y'uko afata icyemezo cyo gushakana n'umuntu runaka. Icya mbere, menya izina ry'umuntu ushaka guhitamo. Menya neza nyine niba izina akubwira yitwa ari ryo koko n'abandi bamwita, kuko afite kukubeshya. Icya kabiri, menya imyaka afite. Menya imyaka afite, umenye n'intera iri hagati y'imyaka yanyu. Iyo harimo intera nini hagati y'imyaka y'abashakanye, usanga bigorana. Umwe ahinduka umusaza cyangwa umukecuru, undi agifite imbaraga, ugasanga gukomeza kubana biragoye. Icya gatatu, amashuri yize. Menya amashuri yize n'urwego yagezeho mu byo kwiga, nabyo bigufasha neza kumenya uko umufata bishingiye ku mitekerereze ye, wenda yo hejuru cyane cyangwa se yo hasi cyane. Icya kane, akazi. Ese akora iki gituma abaho? Icya gatanu, imibereho yo gushyingiranwa. Ese uyu muntu tugiye gushyingiranwa cyangwa se ngiye kwemeza ko azaba umufasha wanjye mu by'urukundo, yigeze gushaka? Yarapfakaye se? Yatandukanye se n'uwo bari barashakanye? Ari mu gihe se cyo gutandukana cyangwa nibwo agiye gushaka bwa mbere? Ese uyu mukunzi wanjye hari ibikomere yigeze agira mu rukundo? Gatandatu, abana. Ese hari abana afite? Karindwi, aho atuye. Ugomba kumenya aho atuye, kuko nyine bifite kuba ngombwa kujya kumureba aho atuye. Rero ntabwo wakundana n'umuntu utazi ahantu atuye. Hari abantu babikora nyine, ugasanga bavuga ko bakundana ariko umwe atazi aho undi atuye. Afite kuba yarakubeshye, ariko si byiza ko ukundana n'umuntu utazi ahantu atuye. 8, idini. Menya ahantu asengera. Imyemerere ye kuyimenya nabyo ni ingenzi, kuko bifasha mu kumenya uwo muntu ugiye gukunda. 9, ababyeyi. Ese ababyeyi be bombi baracyariho? Ababyeyi se barabana cyangwa baratandukanye? 10, abavandimwe. Ese afite abavandimwe bangahe? Abavandimwe be se bakora iki? Babayeho bate? 11, menya ubwenegihugu. Ese uyu muntu ni umunyarwanda cyangwa ni umunyamahanga? Kumenya ubwenegihugu bw'umuntu bigufasha kumenya niba imico ye n'iyawe bizahura, kuko muzi yuko imico y'umuntu ishingira cyane mu gihugu cyangwa se ahantu yakomotse ndetse n'aho yakuriye. Kumenya rero amakuru ku muntu ugiye gushyingiranwa nawe ni ingenzi cyane mbere yo gufata icyemezo. Abasore n'inkumi benshi bijandika mu mibanire itagaragara neza, bafite amakuru make ku mukobwa cyangwa umusore. Wabwira ute umukobwa cyangwa umuhungu uti ndagukunda, kandi aribwo mukimenyana, wenda muhuriye mu modoka? Gukururwa n'imiterere ni intangiriro gusa, ariko si byo bihagije ngo uhitemo uwo muzabana. Imiterere nyine murabizi yuko iyo igihura n'umuntu hari ukuntu isura ye igukurura. Rero ibyo ni ingenzi pe, ariko si byo byonyine witaho kugira ngo uhite ufate icyemezo cyo kubwira umuntu ngo nagukunze. Tubibutsa ko turimo turasoma igitabo Choosing a Marriage Partner. Abashaka gushyingiranwa bagomba gushaka uwo bazabana ufite imico, kuko ubwiza bw'umubiri bushirana n'imyaka. Uko umuntu agenda akura, bwa bwiza bw'umubiri bugenda burangira. Gerageza kumenya inkomoko rero y'umuntu ugiye gushyingiranwa nawe.
ushobora guhubuka ku mukobwa, ushobora guhubukira ku mukobwa wigeze gukuramwo inda inshuro nyinshi, cyangwa se umusore wasize abana iyo akomoka batagira kirera, akakuyoberanyaho, mwamara gushakana ukazasanga nawe hari izindi nshingano yataye imbere, muri make ugasanga hari amakuru yakwimye kugira ngo ahari utamwanga cyangwa se ukanga kubana nawe. Rero iki gitabo kirafasha abajene ndetse n'ababyeyi bafite abasore, bafite abakobwa b'ikubi, kumenya amakuru ahagije yabafasha mu guhitamo uwo bazashakana. Umubyeyi byamufasha kumenya uburyo ki ayobora abana be, cyangwa se n'undi muntu wese ufite aho ahurira no guhugura urubyiruko. Urubyiruko narwo ruvanamwo amakuru agomba kubafasha kumenya icyo bakwiye kwitaho mu gihe bahitamo uwo bazashakana, cyane ko ikibazo cyugarije, kimwe mu bibazo byugarije umuryango nyarwanda none, harimo ko usanga abantu bashakana bataziranye cyangwa se bahubutse, bikagira ingaruka zikomeye ku mibanire yabo, aho ingo nyinshi zisenyuka mu minsi yazo ya mbere. Turabashishikariza gusangiza abandi ibi biganiro, mu gihe ubyumva ukumva ari byiza, ntuzabure gusangiza abandi ngo nabo babone aya makuru ndetse nabone ubumenyi. Gukora subscribe ndetse no gusangiza abandi nabyo ni ingenzi, kuko umubare w'abakurikira ibiganiro wirongera, natwe tugira umwete ukomeye wo gukomeza gushaka amakuru ahagije yafasha abadukurikira. Turabashimiye rero, mugire amahoro, Imana ibarinde.